newa ya enekita Imana ishimwe. tope enemando Haleluya. zoni wini mando enekita ya wine sire da bamubgenda guhanuriye enekita wine fo enekita ya dra wari ufite urugo ariko rwaranze ukwereka waneka kugiye gushwenyuka enewa enesire dra ariko Imana imana ubutabazi ku buzima bwawe Imana imana ukibita amahema ije kubizene sta ije kubizene mano ije kubita fredra Imana ije kubisherezo ku buzima bwawe hoye wari mu gihe cy'urusengero urugo rwawe ariko banega ko n'amahoro. Ndabasuhuje nanone mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza amahoro y'Imana bane namwe. Hari igihe rimwe na rimwe tujya tuje mu biganiro bisanzwe ntabwo dutangira dusuhuza abantu gutya ariko iyo tuje mu buryo bw'ijambo ry'Imana mwivuga butumwa twongeye kugarukana n'umuhanuzi w'Imana umunyamavuta Mugiraneza Jean Baptiste harya Mugiraneza Narisisi uzwi ku izina rya Kazungu. Turabasuje aho muri hose mu izina rya Yesu Kristo. Bacuti bene data aho muherereye turabasuhuze. Mungu ababarike sana mu majyepfo y'igihugu no mu majyaruguru y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali. Turabasuhuje cyane. Ineza y'Imana ikomeze kubomaho. Hanyuma n'abari hanze hose ababasha gukurikira uyu muyoboro bakoresheje translation Imana ibarinde. Nta handi ni kuri Emmanuel Nganji turimo turakora ibiganiro byo kuramya no guhimbaza Imana dukomeza kumva imirimo n'ibitangaza by'Imana. Kazungu wibare kugera hano hantu. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha. Uyu munsi tuzaniye ubuhanuzi bwihutirwa. Zanye ubuhanuzi bwihutirwa. Ndagira ngo buri muntu wese aze kubutega amatwi. Yego. Aze kuza kumva Imana ivugana nawe mu ijambo. Yego. Haleluya. Amina. Zanye ubuhanuzi bwihutirwa bukomeye cyane ku buzima. Imana ishimwe. Ni ijambo rigiye kugwindura amateka. Yego. Ni ijambo rigiye kuguha icyerekezo. Yego. Ni ijambo rigiye kuguha ubuzima. Yego. Ni ijambo rigiye kuguha akazi k'umugisha. Ni ijambo rigiye kuguha urubyaro wa mubyeyi we wakoze ubukwe ariko nta rubyaro ufite. Iri jambo nkuzaniye rero ndagira ngo uze kuritega amatwi kuko ni ijambo rigiye guhindura ubuzima bwawe. Haleluya. Ndabasuhuje rero mwebwe bashuti banyu mukunda kungurikirana kuri aya macano. Imana ibaha umugisha, Imana ikomeze kubagurira imbago. Ndabasuhuje mu iki gitondo. Imana ihabwe icyubahiro si kubw'imbaraga zacu kubwo twaramutse bikemera ahubwo ni ku buntu bwa Yesu Kristo. Ndagira ngo rero neza amatwi uri kundeba ushaka uri mu mujyi wa Kigali, uri mu ntara zitandukanye, uri muri Amerika, uri mu Bufaransa, uri muri Kenya, uri muri Uganda, uri muri Tanzania, ahantu hatandukanye muri iyi si. Ndagira ngo amahoro y'Uwiteka akomeze kubana nawe ku buzima bwawe. Haleluya. Iri jambo nkuzaniye rero ndagira ngo rihindure ubuzima bwawe. Uyizere kandi ndizera ko uza kwigizera iri jambo nzanye ku buzima bwawe. Riraza guhindura amateka. Uraza kongera gutambuka byemere. Uraza kongera kwakira imbaraga za Mwuka Wera. Haleluya. Amina. Zanye ijambo riri muri Zaburi 34 ku murongo wa 18. Haleluya. Iravuga ngo abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva. Haleluya. Abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Amen. Uwiteka aba hafi afite imitima imenetse kandi akiza afite imitima ishengaguwe. Haleluya. Amina. Ijambo ritubwiye abakiranutsi, ntabwo ijambo ritubwiye abanyabyaha, ntabwo ijambo ritubwiye abibone, ntabwo ijambo ritubwiye abanyamagambo, ntabwo ijambo ritubwiye abantu bavuga intoya. Yatubwiye ngo abakiranutsi baratatse Uwiteka agira gute arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Amen. Amina. Uwiteka aba hafi iyo bafite imitima igize gute imenetse. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Ritubwiye abakiranutsi rero kuba data aba hafi afite imitima imenetse. Rero kuvuga ngo umuntu wese wemeye ko data wa twese ari we umwami n'umukiza mu buzima bwawe, uwo ni umutima umenetse Uwiteka agize gute akeneye. Uwo ni umutima Uwiteka agiye kubana mu iki gitondo. Uwo ni umuntu Imana igiye kubana nawe. Uwo ni Imana igiye gutabara ku buzima bwawe. Reka mubwire wa mubyeyi we iri jambo yaravuze ngo Uwiteka yumvishe gusenga kwawe. Haleluya. Ngo kubwo gusenga k'umukiranutsi ngo kujya kubasha kugira ku Mana, hanyuma Imana bigatuma Imana ikora igitangaza ku buzima bwe kuko uyu mwana yemeye agasenga ndetse akamara amazi.
akavuga ngo Uwiteka Mana nzi ko uzangira neza. Haleluya. Nubwo abantu bana gute, nubwo abantu bavuga amagambo bimeze gute, nubwo ndi kuri umusozi, ariko umva Imana ivuganye nawe mu ijambo. Imana irakubwiye ngo yumvishe gusenga kwawe. Imana iravuze ngo mwana wanjye nakumvishe humura. Wahamubwiye warimo gusengera ko urugo rwawe rwagarukamo amahoro. Warasenze ariko byaranze, umaze imyaka myinshi usenga ariko urukubera ko nta cyerekezo ku rugo rwawe. Ariko ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka yumvishe gusenga k'umukiranutsi. Ndashaka kuvuga n'iki rero? Imana yabonye amarira yawe, Imana yabonye agahato baguhata, Imana yabonye amarira y'urugurira ku musozi. Niyo mpamvu Imana yumvishe gusenga kwawe, kuko wakoze ibyo gukiranuka ukubaha Imana. Nujye mu bapfumu ujye kuraguza ugakomeza gusenga Imana. Imana yumvishe gusenga kwawe. Haleluya. Haleluya. Gusenga k'umukiranutsi rero. Je kukubwira ikintu bita imbaraga zo gusenga. Je kukubwira izi imbaraga za Yesu ni imbaraga zibasha gukiza, ni imbaraga zibasha gutanga icyerekezo, ni imbaraga zibasha gutanga ubuzima. Izi imbaraga za Yesu Kristo ni imbaraga zibasha kuvana muri za karande zikaguha ubuzima bufatika, ni imbaraga zibasha kugutuza mu mujyi wa Kigali bikemera. Haleluya. Amina. Izi mbaraga z'Imana nije kukubwira muri iki gitondo, uyu mugabo Yesu arakora. Ndagira ngo muri iki gitondo wakirize imbaraga z'umugabo Yesu Kristo ku buzima bwawe. Ndagira ngo wakirize imbaraga za Mwuka we. Tugeze mu bikomeye cyane, tugeze mu abantu byabacanze, tugeze mu abantu bumva ko Uwiteka baretse ku buzima bwe. Ariko umvira ijambo rivuze ngo abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva, abakiza amakuba ndetse n'ibyago byabo byose. Ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishengaguwe. Haleluya. Amina. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima igize gute imenetse kandi gakiza abafite imitima ishengaguwe. Abantu bajya imbere y'Imana bakavuga ngo Mwami ndabizi ko ndi umunyabyaha, ndagira ngo unyeze Mwami umpa imbaraga zo gusenga bundi bushake. Abo ngabo ni Imana ishaka. Ntabwo Imana ishaka abantu bishyira hejuru, ahubwo Imana iri gushaka abantu baca bugufi mu byayo. Haleluya. Haleluya. Amina. Wa mukobwa we rero umaze igihe kinini warasenga, ariko ijambo ryatubwiye ngo abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva. Reka gutakira umwana w'umuntu nta kintu yakumarira. Reka gutakira umuvandimwe, reka gutakira umuturanyi, reka gutakira mama wawe, reka gutakira inshuti zawe. Ahubwo pfukama aho uri usenga Imana, uvuga ati Uwiteka we, ibi ndabihaza ku buzima bwanjye. Hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Nuza kumvira Data wa twese, nk'uko ijambo ryatubwiye ngo abakiranutsi baratatse bamaze gutaka, ngo nuko Imana ibona umuntu wabo. Imana iravuga ngo bana banjye nabumvishe, numvishe gusenga kwayo. Imana nishimwe. Haleluya. Amina. Iri jambo ndarikunda, ndagira ngo nawe urikunde. Mwene Data umurikiranye, ndagira ngo iri jambo nawe urikunde. Ni ubuhanuzi Imana imaye muri iki gitondo. Imana ikurumye muri iki gitondo. Yamwe ngo abakiranutsi baratatse ngo irabumva, ngo bakize amakuba ndetse n'ibyago byabo byose. Ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse. Haleluya. Amina. Imana iri ku ruhande wa mubyeyi, Imana iri ruhande wa mupapa we, Imana iri ku ruhande wa mukobwa we, Imana iri ruhande wa musore we. Imana iri kuriho, humura wicikenge mu gusenga. Mu gusenga harimo byose. Mu gusenga turatambuka bikemera, mu gusenga turambara bikemera, mu gusenga tubona akazi bikemera, mu gusenga tubona urubyaro, mu gusenga harimo ubukwe, mu gusenga harimo uburame, mu gusenga harimo agakiza. Haleluya. Amina. Ndagira ngo ibyo ubona ko byanutse ku buzima bwawe. Iki gitondo uzanye ijambo rivuga ngo Uwiteka yumvishe gusenga kwawe. Iki gitondo kuri iyi tariki Imana yumvishe gusenga kwawe. Kuri iyi tariki ya 21 mu kwezi kwa gatatu 2025 Imana yumvishe gusenga kwa musore we, Imana yumvishe gusenga wa mupapa we, Imana yumvishe gusenga wa mubyeyi we. No kuri Imana yumvishe gusenga. Haleluya. Amina. Warasenze imyaka myinshi, ndagira ngo iri jambo ryize, hanyuma iri jambo rikujyemo. Ni ubuhanuzi Imana yamaye. Imana yakurumye wa mubyeyi we, wari umaze iminsi usengera mu ndeko waranze gukira, ariko Imana ikurumyeho. Umva iki Imana ikurumye wa mubyeyi we. Data avuga rero nkubwire ngo yumvishe gusenga kwawe kandi gukije amakuba n'ibyago mu izina rya Yesu. Wa mupapa we warimo gusenyera akazi, ubona ko utazakabona, ariko uvuga kuri ijambo rivuze, ijambo rivuze ngo Uwiteka yumva gusenga kw'abana bayo. Haleluya. Bibireba gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwe. Ntagiraga mu kibazo usenge,
ntagira ngo mu bushomeri usenge, ntagira ngo mu kwambara ubusa usenge, ntagira ngo mu kubura urubyaro ukomeze gusenga. Hari icyo Uwiteka aje kubirindura ku buzima bwawe, bikamenyekana ko wakoreye Imana. Wasenze Imana igihe kinini, wabaye igitaramo ku musozi, abantu benshi birirwa bakwibazaho, birirwa bavuga ngo sura muntu kadatabarwa, ariko umva inkuru nziza nkuzaniye ku buzima bwawe. Uwiteka arakubwiye ngo yumvishe gusenga kwawe, Uwiteka yavuze ngo kubwo gusenga kwawe, Uwiteka arakumvishe, hagukirije amakuba n'intambara, akuvanye muri ubwo bushomeri, akuvanye muri iyo zara, akuvanye mu kwambara ubusa, haguhaye agakiza gakwiriye, akuvanye muri ayo magambo. Imana iguhaye icyerekezo, Imana ikugenza imbere. Hatari Imana irahanganije ku buzima bwawe. Hacira ubuzima w'umubyeyi we, hacira ubuzima w'umupapa we, hacira ubuzima w'umusore we, hacira ubuzima w'umukobwa we, hacira ubuzima uvuye ku Uwiteka mu gihugu cyo mu ijuru. Amina. Haleluya. Izi mbaraga ndi kuvuga ni imbaraga za Yesu Kristo, ni imbaraga zatabaye Dawidi, ni imbaraga zazuye Rozaro, ni imbaraga zatabaye Abisirayeli, ni imbaraga zatabaye Pawulo na Yose bari mu nzu y'imbohe, ni imbaraga zatabaye Asira, ni imbaraga zatabaye Yobu, ni imbaraga zishobora byose. Imana nishimwe. Nubwo bakohereza amahembe bimeze gute, ariko kubw'izi imbaraga z'Uwiteka zigiye kuza ku buzima bwawe muri uku kwezi, ugiye kongera kwakira imbaraga zidasanzwe ku buzima bwawe. Ugiye kongera wakira imbaraga zo gusenga ngo ndi bushyashya, ugiye kongera wakira imbaraga zo gutambuka bikemera. kubw'izi imbaraga ugiye kwakira, ucyumva kino kiganiro, ndagira ngo ukirebe kandi ukirangize, kuko harimo umugisha wawe, kuko Uwiteka yakuntumyeho, kandi uza kukireba Uwiteka araza kukugira neza. Imana nishimwe. Haleluya. Amina. Uraza kubona neza y'Uwiteka ku buzima bwawe. Ngo abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Haleluya. Amina. Uwiteka kuvanye muri ubwo bushomeri, Uwiteka kuvanye muri iyo nzara, Uwiteka kuvanye mu kwishyura kandi Imana irakwishyuriye, kuko ijambo riratubwiye ngo data amanuye ubutabazi, abonye kwihangana kwawe. Imana hari ibyo uzuye ku buzima bwawe, byari byarapfuye ku buzima bwawe. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero, umusozi umaze igihe kinini cyane, wumvaga ko utazatabara, wumvaga ko nta buzima uzagira. Muri make bavuga ati se mwami byararangiye, ariko ku kwezi kuri iyi tariki muri amasaha nzanye ubuhanuzi ku buzima bwawe. Umvuga ubuhanuzi w'umubyeyi we, umvuga ubuhanuzi w'umupapa we, umvuga ubuhanuzi w'umuzani Uwiteka yakuntumyeho, akuntumye muri iri jambo. Harimo umubwire ngo Uwiteka mva gusenga kw'abakiranutsi, kandi ngagukije amakuba ndetse n'ibyago byawe byose. Imana igize gute? Irabikurize. Imana iguhaye icyerekezo. Imana ishimwe. Haleluya. Iravuze ngo abakiranutsi. Umukiranutsi ni umuntu useka, umukiranutsi ni umuntu wiringiye Imana. Kwiringira se ni iki? Icyo bita kwizera, ni ukwizera ko ibyo ubona, ibyo uteresha amaso yawe ko bizasohora. Ukavuga ati Uwiteka nubwo nta kazi mfite, ariko nabize ko ejo nzakabona. Nubwo nta rubyaro mfite, ariko ejo nzabyara. Nubwo nta kazi mfite, ariko ejo nzabona akazi. Nubwo nambaye ubusa, ariko ejo nzambara. Nubwo nshonje, ariko ejo nzarya. Nubwo nta bitotsi mfite, ariko ejo nzasinzira. Nubwo bimeze ko nguko, nubwo ndeba isi karagiyeho, ariko ejo nzavaho. Nubwo ndi kubona nta myambaro, ariko ejo nzambara bikunde. Nubwo ndi kubona nta cyerekezo, ariko ejo nzabona icyerekezo. Nubwo ndi kubona ndi guhomba, ariko ejo nzunguka. Haleluya. Amina. Kubwa aya maraso ya Yesu Kristo yamenye ku musaraba Golgotha, niyo aguhamagaye igitondo, arakubwiye ngo hinduka, arakubwiye ngo uve mu byurimo, irakubwiye ngo reka muri ubwo bujurimo, irakubwiye ngo reka muri ubwo busambanyi, irakubwiye ngo reka muri ubwo buhehesi, irakubwiye ureke amashyari. Wumva icyo Imana ivuganye nawe. Yatubwiye ngo abakiranutsi baratatse, Uwiteka agira gute? Uwiteka arabumva. Ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro asenganye umwete, kandi ngo abazi iyo Mana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. Haleluya. Ngo abazi iyo Mana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. Haleluya. Kubwo kumenya Kristo rero, muri Yesu uzakomera, muri business uzakomera, mu kubona urubyaro uzakomera, mu gutambuka uzakomera, mu gusinzira uzakomera, muri famille uzakomera, mu ijambo uzakomera. Uwiteka azaguha ijambo, humura, dufite Imana itabara.
amina. Ntabwo ari uko Imana yakwibagiwe ku buzima bwawe, ahubwo ni isaha itaragera. Ndagira ngo isaha nigera ku buzima bwawe, buri muntu wese wagufasheho ijambo agiye kubona ko wasenze Imana ivuga bikaba, ndetse yategeka bigakomera. Babandi bavuze ngo ntabwo uzakora ubukwe, bagiye kubona ukora ubukwe byemera. Babandi bavuze ngo ntabwo uzambara bikunde, bagiye kubona wambara amakositimu bigakunda. Babandi bavuze ngo ntabwo uzarama, ugiye kurama mu izina rya Yesu. Babandi bavuze ngo uzapfa udafite agakiza, Imana itanga agakiza mwene data. Ni Imana igiye kuguha agakiza. Erega uzayikorera, erega uzayivugira, erega uri kunywa inzoga ariko byakoneye kuyivaho, ariko amasaha ndaguhanuriye ushaka wareka iyo nzoga, uko Uwiteka aragushaka, uko Uwiteka ashaka kugukoresha. Erega uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana. Ndagira ngo amasaha wumva icyo avuganye nawe mu ijambo, aravuze ngo kubwo gusenga kw'abana baje Uwiteka yumvishe gusenga. Mbakije amakuba n'ibyago byabo byose, bakijije intambara, bakijije amakuba, bakijije iyo nzara, uko Uwiteka ageze gute abyemeye. Imana nishimye. Haleluya. Amina. Umanutse ku murongo wa 8. Zaburi ya 34 ku murongo wa 8.